Muraho neza nshuti bakunzi ba NONAHA OFFICIAL TV. Nitwa Theogene kandi uyu munsi ngiye kubasangiza ijambo rikomeye cyane ku buzima bw'imiryango yacu. Muri iki gihe abantu benshi barashakana bakishimira urugo rushya, ariko uko imyaka igenda ishira bamwe bagatangira guhura n'ibibazo bikomeye. Rimwe na rimwe bigatuma bamwe bafata icyemezo cyo gufungisha uwo bashakanye, ariko se mu by'ukuri babanje gutekereza neza. Baba waragerageje inzira zose mbere yo guhitamo inzira y'ubutabera. Uyu munsi rero reka tuganire ku bintu 10 umuntu agomba kwirinda mbere yo gufungisha uwo bashakanye, kugira ngo twumve neza ko gufungisha atari intwara yo kwihimura, ahubwo bikwiye kuba inzira ya nyuma y'ubutabera nyabwo. Ibuka ko urugendo ari urwacu twese, ko twese dufite inshingano zo kubungabunga umuryango, urukundo n'ubwumvikane mu ngo zacu. Ngaho fata ikaramu n'urupapuro wumve, wige kandi nurangiza usangize n'abandi, kuko ijambo ryiza rigera henshi. Ndagusaba gukanda subscribe kuri NONAHA OFFICIAL TV tujye tubana buri munsi. Ikaze. Umwanya wa mbere ni ukutabanza kuganira neza n'uwo mwashakanye. Igihe habaye ikibazo mu rugo, hari abantu bahita bihutira mu nkiko cyangwa kuri RIB, nyamara batigeze na rimwe bicara ngo baganire n'uwo bashakanye ku kibazo cyabaye. Guhita ujya mu butabera udahaye mugenzi wawe umwanya wo kwisobanura bishobora no gutuma ikibazo cyoreje gihinduka urubanza rukomeye. Ibiganiro mu rugo ni ingenzi, kuko hari nubwo ikibazo giterwa n'uburakari bw'ako kanya, kutumvikana mu magambo cyangwa amakuru atuzuye. Iyo mwicaranye mugasasa inzobe mukumvira buri wese, mushobora kubona igisubizo kitari icyo gufungisha, ahubwo kigarura amahoro mu rugo. Ku mwanya wa kabiri ni ukutitabaza umuhuza cyangwa umujyanama w'imiryango. Hari igihe ikibazo cyabaye kiba gikomeye cyane ku buryo kuganira hagati yanyu gusa bidahagije. Niho hakenerwa abajyanama b'imiryango, family counselors, abashinzwe ubutabera bwunga mediation, cyangwa abakuru b'imiryango bafite ijambo ryo kunga. Uko byagenda kose, umuhuza utabogama afasha buri ruhande kumva aho rwakoze amakosa, akabafasha kureba uko mwabana neza, mutagombye kwishora mu manza zishobora gutwara igihe n'amafaranga ndetse zigasiga igikomere ku muryango. Ku mwanya wa gatatu, ufata icyemezo ushingiye ku marangamutima. Umuntu uri mu burakari cyangwa mu ishyari akenshi afata ibyemezo atatekereje ku ngaruka. Hari igihe usanga umuntu yihutira kuvuga ati nzamufungisha nanjye mbe nduhutse, ariko yirengagije ko icyo cyemezo gishobora kumugaruka nabi mu gihe bizasaba ko yitaho abana wenyine cyangwa agomba guhangana n'ikiguzi cy'urubanza. Ibyemezo bikomeye byo mu muryango ntibigomba gufatwa mu burakari, ahubwo bigomba gufatwa umuntu ashyize umutima hamwe, yarangije no gusengera ikibazo niba usenga. Ku mwanya wa kane ni ukudatekereza ku ngaruka ku bana. Iyo ababyeyi bagirana amakimbirane akomeye agera naho umwe afungisha undi, abana nibo babihomberamo cyane. Umwana yibaza impamvu se cyangwa nyina ari muri gereza kandi nyamara ari umwe mu bagomba kumurera no kumukunda. Ibyo bimugiraho ihungabana, bikamutera ipfunwe mu bandi, bikamwima umutekano wo mu mutima. Hari abana basigara bakura bafite inzika, bakabura icyizere mu buzima kubera ko ababyeyi babo badashoboye gukemurira amakimbirane mu bwumvikane. Iyo ufashe icyemezo cyo gufungisha uwo mwashakanye, banza wibaza uti abana banjye bazabyakira bate. Ku mwanya wa gatanu ni ukugendera ku bihuha. Ikintu kibi cyane mu muryango ni ugukora ibintu ushingiye ku makuru utazi inkomoko cyangwa ukuri kwayo. Inshuti cyangwa abaturanyi bashobora kugira nabi bakabeshyira uwo mwashakanye kugira ngo musenyuke. Hari n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakamubeshyira ibintu bitari ukuri. Mbere yo gufata icyemezo igikomeye cyo gufungisha, banza umenye neza ukuri kwa nyako. Shaka ibimenyetso bifatika, wumva impande zombi, wumva uwo mwashakanye ubwe, ntukagendere ku magambo gusa kuko bishobora kuguhombya byinshi. Umwanya wa gatandatu, kutabanza gushaka ibimenyetso bifatika. Amategeko y'u Rwanda n'ahandi avuga ko urega agomba kugaragaza ibimenyetso bifatika. Birababaje kumva umuntu avuze ko umugabo we cyangwa umugore we yakoze icyaha gikomeye, nyamara agahabwa igihe cyo kugaragaza ibimenyetso bikaba iby'ubusa. Ibyo bishobora kukugaruka, ukaregwa guharabika no gutanga amakuru y'ibinyoma. Umugayo wo gutanga ibirego bitari ukuri nawo waguhama. Niyo mpamvu mbere yo kujya mu nkiko, banza umenye ko ibyo ugiye kuvuga byose ushobora kubihagararaho mu mategeko. Umwanya wa karindwi ni ugukoresha ubutabera nk'intwaro yo kwihimura. Hari bamwe bafata inkiko nk'intwaro yo kwihorera. Umugore aribwira ati naramufashe ari kumwe n'abandi nzamuharabika kuba mufunge, cyangwa umugabo akavuga ati nzamufungisha abura aho kunyura. Gukoresha inkiko nk'intwaro yihorera cyangwa uburyo bwo guhatira umuntu kuguma mu rugo ku gahato ni amakosa akomeye. Gukoresha ubutabera uko butari bigaragaza ubushake bwo guhohotera mu buryo bw'amategeko, kandi iyo bigaragaye nawe bishobora kugushyira mu byaha bikomeye cyane. Umwanya wa 8 ni ukwirengagiza inama z'imiryango n'inshuti zizerwa. Hari igihe abantu babona umuti w'ikibazo cyo mu rugo mu maguru mashya, ariko ababyeyi, abavandimwe cyangwa inshuti z'ukuri bashobora kukwereka uburyo bwiza bwo kugikemura. Aho guhita wihutira gufata umwanzuro wo gufungisha, ubanza wumva inama z'abantu bafite uburambe n'ubushishozi.
rimwe na rimwe ushobora kubona ko icyo cyaha wibwira ko ari icyaha gikomeye ariko atari ko bimeze cyangwa ari indi nzira yo kugikemuramo. Umwanya wa 9 ni ugutanga ibirego byo guharabika. Iyo utanze ikirego gikomeye kandi kigamije gusebya uwo mwashakanye uba wiyongerera ibibazo. Itegeko rihana umuntu wese uharabika mugenzi we mu buryo bwerekeye amategeko. Icyaha cyo guharabika gishobora kugutwara amafaranga, kugufungisha cyangwa kukugira umunyabyaha mu mateka. Ntukishinga gutanga ibirego bikomeye udafite icyizere cy'uko bifite ishingiro. Inshuro nyinshi ibyo bikorwa n'abantu bashaka gusenya burundu uwo bashakanye, nyamara bituma bo ubwabo bisigara mu gihombo gikomeye. Umwanya wa 10 ni ugufata icyemezo utatekereje ku hazaza. Abantu benshi birengagiza kureba kure, bagafungisha uwo bashakanye nta gutekereza ku ngaruka. Ese abana bazabaho bate? Urugo ruzakomeza gute? Hari ibyo mugenzi wawe yakoraga mu rugo ubu bizajya bikorwa nande? Ese urabona ushoboye kwikorera imitwaro yose wenyine? Ibi byose bikwiye gutekerezwaho neza. Hari ikimezo cy'ako kanya gishobora kugusigira icyuho cy'imyaka myinshi. Ntukagira icyo ukora utabanje gutekereza umusaruro uzagikuramo w'igihe kirekire. Dusubikiye. Umuryango ni nk'igiti cyiza gitanga imbuto. Iyo gitewe n'inzigo, amakimbirane n'amarangamutima mabi, gitanga imbuto mbi. Iyo gitewe mu bwumvikane, urukundo no kuganira, gitanga imbuto nziza. Gufungisha uwo mwashakanye ntibikwiye kuba uburyo bwo kwihimura, gusenya cyangwa guca intege. Bikwiye kuba inzira ya nyuma yo kubona ko byose byageragejwe ariko ntacyo byatanze, kandi koko icyaha gikomeye cyakozwe. Niba ushaka kugira umuryango mwiza, tekereza neza mbere yo gufata icyemezo gikomeye. Ganira ku kibazo igihe cyose bishoboka. Irinde gutega amatwi ibihuha. Shyira imbere ubutabera ariko utabukoresheje nabi. Uzirinde kwiharira ububasha bwo gucira mugenzi wawe urubanza. Abana, imiryango n'igihugu bigira aho byungukira iyo abantu bashyize imbere ibiganiro, ubwumvikane n'ubwubahane. Bavandimwe, murakoze cyane kuba mwafashe umwanya wanyu w'agaciro mutega amatwi iki kiganiro kirimo inyigisho. Nizera ko muri ibi bintu 10 twaganiyeho ari cyo bizagufasha ku buzima bwawe bw'urugo, kugira ngo igihe cyose habaye ikibazo ujye ubanza utekereze neza, umve mugenzi wawe kandi wubake amahoro aho gushaka inzira yo gusenya. Niba wifuza gukomeza kwigira hamwe natwe, kanda subscribe, kanda kuri like kandi usangiza abandi ubu butumwa kugira ngo bugere kuri benshi. NONAHA Official TV ni ijwi ryubaka umuryango, ryubaka umutima kandi rigufasha kuba mukuri. Nitwa Theogene. Tugumane none n'ubutaha. Turacyafite byinshi byo kwigira hamwe. Murakoze kandi Imana ikomeze ibarinde.